Payasi nawe turagushuhuje we turanaziranye ribuye kabisa yaranditse n'abandi ni bandera barahari bajya bavuga ibitipe bajya bavuga ibintu ariko Ama-G The Black ari byajya aririmbara Davis D Knowless buriya niwe mfura utajya uririmba ibyo bintu hari ibyo uzi se na Safi arabiririmba ngo kondo zanciranye ngo kondo za no gufunga akimarwa na police guseseho ubwoko akimarwa no gifunga hari ahandi nigeze gusoma mu gitabo cyitwa gitabo naragikunze cyane nzasubira kugisoma nanone igitabo cyitwa Between ngo bahura bakahe umukazana wanjye asaraho udakumva hari uburyo nzasubira ku mashuri mu kwa 9 Dani Vumbi Bruce Melody Davis D Marina na Queen Cha hanyuma na barabakobwa bandi Charly na Nina sinze kwa nkorimo imodoka bajya kubera ko abona ko umugabo hari hose atwara amakwasiteri abatwara iki bose n'abagabo nawe ari gushaka modeli akora none kujya gushaka ka Fabiola rero avuga atari kundi ko mama mbona agendana na papa nk'umugabo buri gihe nkabona bagiye mu rusengero umugabo n'umugore bari kumwe kuki nge natangira kugenda ngenyine niyo munanye ngomba gushaka umuntu uri mu rwego rwanjye ashaka Fabiola kandi nkayangendana nako noneho n'urwo rukundo rero yagiye kumusaba ko yagiye kumusaba rero ni bya bindi tuvuga ngo ese ko ariho ibyo nakwita ngo traumatisme transgénérationnel byaturutse kuri nyogokuru biragufata bifata n'umwana wawe ni gute twakora icyo bita breaking the cycle ni gute muzunga iyo migozi igacika aho kuri umuntu atokesha umuzimu wabaye karandi ukamwirukana nje numva ku giti cyanjye ntago ari ihame hari approche tugira mu baskuti wenda nabyo ndabigira kuko ndumwigisha mu baskuti muri ya myaka 6 nakubwiye kwiza kuri 25 tugiye cyo bita coeducation coeducation n'uburere bw'umuhungu n'umukobwa yego nuvuga ngo tugira ibyiciro bine mu Rwanda icyiciro cya mbere ni abatoni imyaka 6 kugeza kuri 12 tukagira inkesha 13 kugera kuri 15 16 tukagira abahizi 17 kugera kuri 20 tukagira ingenzi 10 kuri 20 n'umwe kugera kuri 25 abo bantu uburyo turera abahungu n'abakobwa abo abaskuti tugira abakobwa n'abahungu abagide tukagira abakobwa gusa byose n'ubwo byahimbwe n'umuntu twa Baden Powell bimwe ubuskuti n'igihumbi kimwe cyana 7 abagide ni igihumbi kimwe cyana 10 iyo coeducation tuvuga yuko umuhungu abahungu n'abakobwa ushobora kubavanga byandi tugaruke kuri igwa approche zitandukanye bavuga ko umuhungu n'umukobwa bagomba gufata formation hamwe muri cya cyiciro kibanza cy'abatoni n'icyanyuma gihera cy'ingenzi kubera iki umwana muri primaire imyaka 6 ya kuri 12 umuhungu n'umukobwa bakundanye nta kibazo yari twamara ko nta kintu byagira noneho 13 kugera kuri 20 bari muri za copinage nuvuga ngo unafashe abona afite iyo myaka ukabajyana mu gikorwa cy'umuganda udahari uhagarikiye barajya muri copinage bahita batangira kwisobana no kwitangira bagiye bafata telefone barebana utu movie turimo n'iki none yantego rurimo tuyigereho ariko tabije yuko hari ugomba kugena umunsi utanga formation yo kugira ngo muganire kuri bya bintu bamenye uko bakundana bamenye babijyamo gute bamenye kuko ubuskuti bwubaka umuntu mu nkingi eshanu imbaraga z'umubiri imbaraga z'ubwenge imbamutima iyobokamana n'imana n'abandi muri ibyo bingi ugiye kubigisha rero uri kubigisha muri kote ebyiri imbamutima n'imana n'abandi meme n'ubwenge muri iyo domaine ariko mugerekiye kugira ngo performing usanga muri iyo myaka 13 kugera kuri 20 nibwo abo bana performing cyane ko uri focused nibyo uzabona mu maseminari mu bigo by'abikira by'abakobwa gusa n'iki usanga abo performing cyane muri secondaire ariko nanone bagera muri kaminuza bikabananira bagacishene nukuvuga ngo haba yaroturu niyo mpamvu byiza yuko ba bantu biga mu bigo bya interna
byakira igitsina kimwe. byakira igitsina kimwe Yego. abarezi babo bagomba gukora ku buryo bagira correspondance n'ibindi bigo by'abahungu bakandikirana kugira ngo umuhungu agire image y'umukobwa mu bakobwa n'umukobwa agire image mu bahungu, unyibukije kugira ngo byubake za mutima zabo. ikigo kimwe harya ngo babitaga ngo abakobwa biga mu bigo babo byabonyine badafite abahungu. Ikigo cyigisha abakobwa abapfakazi twigaga muri Sainte Bernadette. Batwiga ibi niba ari ibipusi muri ba nyirabihugu. ibikwavu se ibikwavu hari amazina agira urugero natanga wenda kuri ibyo bintu nka seminari y'izaza yagiraga ukuntu ikora correspondance n'abantu bita mu Kimonyo bari mu bakobwa gusa. Noneho hakaba na bifu hagati yabo no muri groupe habagamo abahungu n'abakobwa ku buryo habagamo ntuza na conflit hagati yabo ibyo bikora birumvikana ko konkurence nyine. Noneho waje kabwa petit seminari hakaza infirmière yari hari nayo ari abakobwa gusa bandikira no muri petit seminari nabo bakagenda ibibazo nanone na Saint Joseph niba ari ibijangwe n'ibijangwe urumva no kuvuga ngo ishuri riba ryigisha abakobwa gusa. Abakobwa babaho badafite habari ku bijyanye n'ab'igitsina bitandukanye ku buryo hajya havamo ntabwo ari bose bataza kugira ubyumva nabi ku buryo hajya havamo n'abahuza ibitsina babibisa. Ugasanga abakobwa baba mu kigo kimwe baba mu kigo ari abakobwa gusa havuyemo kuba batangira guhuza umubiri, cyangwa se n'abahungu baba mu kigo ari abahungu gusa ugasanga havuyemo guhuza umubiri. Ariko ntabwo ibyo ngibyo byo turi butindeho, ahubwo turareba cyane kuri iki kintu kijyanye no kuba abana baririmba ibishegu kandi ugasanga ababyeyi birabahangayikishije kuko ubu bazasubira ku mashuri mu kwa 9. Dani Vumbi, Bruce Melody, Davis D, Marina na Queen Cha, hanyuma na abakobwa bandi Charlie na Nina sinze kwa hanyuma abahanzi bavuga ibintu bitajya bivugwaho rumwana benshi akavuga ngo baririmbye ibishegu ni benshi harimo nawe witwa Pius nawe turagushuhuje we turanaziranye ribuye kabisa yaranditse n'abandi ni bandera barahari bajya bavuga ibitipe bajya bavuga ibintu ariko Amag the Black ari byajya aririmbara Davis D Knowless buriya niwe mfura utajya uririmba ibyo bintu hari ibyo uzi se na Safi arabiririmba ngo kondo zanciranye ngo kondo zamushiranye okay nta wundi mwese ndabashoje ndabemera kandi ndanabakunda mu gihe byo murabizi. Ndimo kuvuga ko nk'ubu tuvuze ku bijyanye n'ibintu bishobora gufasha abana, wavuze wewe wemera yuko ngo zirandirimba bacuranga ari amagambo baririmba ababyeyi bakagombye gufatirana bagafatiraho, niba navuga ngo profiter l'occasion saisir l'occasion bakaba bafatiraho bakabasha kwigisha abana sibyo. Ariko ngewe ukuntu namaze kubibona kuva twatangira kino kiganiro maze kumbwira kira kiganiro maze kumbwira mu padiri gihe yashingiye iriya myigishirize yigisha abana ikababwira buri kantu ukambwira n'iki gitabo igihe cyandikiwe nasanze turi nyuma cyane. Niyo mpamvu nasabye abadukurikiye mushiraho commentaire mutubwire mubona turi mu cyegihe. Aristide Tapir Gapir nzajya ubwami niba atari ibanga ndagira ngo nkwibarize ikibazo kiza kwinjira mu mikorere yanyu nk'abaskuti. Mu minsi ishize twumvise dukunda kuvuga inda zitateganyijwe kuko buri inda zitateganyijwe nicyo kimenyetso ko umuntu hari ibyo yakoze. Iyo atayitwaye yaba yarakuyemo 7, iyo atayitwaye yaba yarakoresheje agakingirizo akabikora inshuro ibihumbi bingahe, cyangwa se akaba yaririnze mu bundi buryo yarakoresheje umuti wo kuboneza urubyaro. Donc twe turebera kunda tukavuga ngo iki nicyo kizibiti yuko uyu muntu yahuye no badahuje igitsina bikagenda gutya na gutya na gutya. Niba atari ibanga mu baskuti bihagaze biti mese izo nda zitateganyijwe nazo mujya muhura nazo ko mama mwabigisha mu baskuti natwe urubyiruko turera rubarizwa nanone n'ubundi mu rundi rubyiruko. Ndamutse niraririye nkavuga ngo ibyo bibazo ntabwo bibaho naba mbeshye. Nuvuga ngo natwe ikibazo kiriho
kandi kicacura no mu rubyiruko kuko urwo rubyiruko ruvuka mu bantu n'abanyarwanda ni nabyo nakubwiye yuko nta ruhare u Rwanda honyine na East Africa birahari, Kenya naganira no muri Kenya barabivuga, Abagande barabivuga, n'Abarundi birahari, mbese nabyita ko ari umudeli, ni umudeli uri hanze ariko bikavuga biti nkatwe abaforomateri abantu bagomba kwigisha abana dukora ku buryo izo ndirimbo zisohotse muri uburyo umunani bwa school tugira harimo n'abakuru bafasha abatoya uba uroburije ugomba utegerezwa kumenya izo ndirimbo zasohotse ukamenya sirenga ibyo bavuga ibyo utazi ugasobanuza kugira ngo ubashe kuziheraho ubigisha uziheraho kuko sino iyo utabikoze nko kuvuga ngo ufite abana mu rugo watetse ntabwo musangira, hari agakono k'ababyeyi hakaba n'ak'abana. Noneho njyewe ubushize nari ndimo kuvuga ngo umuntu agira televiziyo ye ashobora kuzamo izo ndirimbo akumva nta kibazo afite, ariko noneho n'ibinashoboka agire na televiziyo mu cyumba cy'abana izamo katuni gusa, biriya bintu tubirinda abana. Noneho uti hakagombye kubaho isuka, hakagombye kubaho isahani mwese musangiriraho nk'ababyeyi n'abana. Donc kubwawe bicarane barebane igare nta kibazo, sibyo? Barebane ntiza numveho, sibyo? Barebane dede, bicare barebane yindi ni gisupusupu, donc babirebe nta kibazo. Ni ukuvuga ngo approche yanjye si ukuvuga ngo ni ibyo mvuga ngiye ko numva byakemuka, navuze yuko wagombye ku mwanya wo kugira ngo umwana ushaka gusobanuza ugira uko umubwira ariko bimwubaka, nk'uko twabivuze yuko muri education jesuite inyasiyene, education inyasiyene, ariko babitekereza yuko umwana afite uburyo agomba kugenda yiga nk'uko umuntu agenda yurira esikariye. Noneho uburyo tugomba kubikora rero nuko mu ndeshyo turimo abo bahanzi babikora bisohora n'ubundi barabisohora, ntaho turi bubashyire, ntaho turi bucikire. Bivuga ngo rero iyo ishyamba rihiye ubona ryakunaniye, hari igihe ushaka umuriro ugatwika kugira ngo wa muriro uburoke. Dawa moto ni moto. Dawa moto ni moto. Iyo ni system. Bivuga ngo rero iyo approach nye numva yakorwa niyo ibyo bintu bihari byarasohotse biri kuri za YouTube, ntabwo uzabwira umwana, dore ko twahuje tugeze guhuza Minisiteri y'Urubyiruko ihura na ICT, hakabaho na one laptop ya Chad. Umwana w'ubu afata telefone yawe akayishyiramo code y'umuntu mukuru, ama application arimo akayakoresha utayazi. Umwana washaka kujya kuri internet bo barabinkoze muri machine yanjye, ahantu najya kwinjira nkabona harafunze. Bivuge ngo rero abana, bivuze ngo bwashaka ko harimo kabutindi, muvuga ngo abana rero na ICT iki nanone navugaho nanibagiwe gatoya, turi mu isi y'amakuru menshi. RBA iravuga ngo icyambere ni amakuru, over information. Ni ukuvuga ngo amakuru yo byari byiza, ariko ikibazo bashobora kubona amakuru ya nyayo n'atara ya nyayo, bakabona narenze ubwenge bwabo, narenze igihe cyabo. Hereye aho ngaho hari umuntu ugeze kutubwira kabrage ati umwana yabajije se umwana w'umukobwa utangiye kuba inkumi, abaza ariko papa mfite ikibazo ko munsi yo mu rugo hari icyapa cyanditseho fata kashi, none umunsi yo kwishura akaba ari icyapa cyanditseho sinigurisha, mu minsi y'icyumweru nzajya nyifata nyihuzanya, niyo nzajya nigurisha niyo nzajya mfata kashi. Ahari handitse fata kashi se bari barabigize mu Rwanda, fata kashi yari kubisa MTN, fata kashi yo gutombora, none sinigurisha ari icyapa ngira ngo ari cyarwanyaga biriya bintu bya shugamami pedophilie. Bivuge ngo ayo makuru iyo uyashyizeho gutyo wa mwana nubwo abisoma, twebwe igihe cyacu ntabwo ibyo byapa byabagaho. Ingo zagiraga televiziyo, ingo zagiraga iki zari nkeya, urumva na radiyo Rwanda indi rukumbi yafungaga
yafunguraga saa 5 saa 2 za mu gitondo yarafungaga abantu bakajya saa 5 ikagera du ikiganiro cyanjye waracyumvise cyushize bivuge ngo ubu ngubu noneho abaradiyo y'iki gihe ni menshi noneho no ku manywa hariho bya biganiro by'abantu twavugaga by'inuzo by'imibonano ndibuka radiyo imwe hari umugabo yihangishije kugezaho saa 6 saa 7 amakuru arangiye akajya avuga buri kantu kose n'ukuntu umugore agomba gushakisha amazi umvise ko amazi abagabo uko bashakisha amazi abagore uko bashakisha amazi noneho neza ugahita aho uri ugahita uvuga uti ye baba Mana Nyagasani niba umwana yanjye yabyumvise ubu ngubu ndajyahe ubwo ukabura ukuntu byifatamo donc kuri wowe bababwire rwose kuri ngewe hagombye kubaho gahunda niba byakoganamije profe niba byakorwa na Minedike bashake aba expert bari kuri ibyo bintu kuko njye nemera yuko ikibazo ngize uyu munsi muri 2020 kuko ntari umuntu kuri iyi si wa mbere ugezeho hari umuntu wagitekerejeho yego ugiye kuri Google ugiye kuri Wikipedia ubonaho igisubizo ahubwo icyo gisigaye no kuvuga ngo ayo makuru ese ururimi babyandikamo uraruzi biba byanditse mu Gifaransa byanditse mu Cyongereza haba hari abahanga babitekerejeho kandi batanze igisubizo nkumva rero imwe muri solution twakora nk'ababyeyi abantu bakuru abarezi abanyamadini abayobozi muri leta twagira umwanya wo kugira ngo tubitekerezeho dore ko COVID-19 hari umwanya yigeze kuduha wo kugira ngo cya gihugu gitoya papa mama abana birirwe mu rugo bagira umwanya wo kuganira nuvuga ngo utaraye profise nyine ubwo warahombye ariko dukwiye kugira uburyo twongera gutekereza kuri icyo kintu hakabaho open discussion kuri ibyo bintu ariko noneho hakabaho umurongo twabiha babarezi b'abanyamadini n'ubundi igihe cyose uzakomeza kubeshya ibyo bintu turabikwepa ngo ni ibishegu ngo ni ibiki ni bitabu ntibigomba kuvugwa no mu ishuri hamwe bigisha muri biology muri hari chapitre bigamo yitwa reproduction ijya kugira ko ubundi iyo mugiye gutangira igihembwe babahereza iyo mutagiye gutangira umwaka bahereza content y'ibintu biziga kugeza umwaka urangiye hari ahantu habanditse reproduction iyo chapitre ibanziriza reproduction igiye kugira nta mwana wongera gusiba abantu bose bafite amatsiko bavuga ati ngomba kwiga reproduction umwana mwigisha biology kwa kara benshi baba yanga kwa kutarabyumva ariko igeze ubu mwana wese abacecetse ateze amatwi iyo bavuga igifu ukuntu gisa cy'ibiryo ariko ubwo nabwo iyo umwarimu abonye yuko abana bose babaye attentive cyane bari kumuha attention birenze ko bari basanzwe bimuhana wagira isoni ndabomye kuvuga ikintu kwacyo agahita avuga ngo tunabireke burya tuzabyiguta mwarimu ntabwo tuza kumujyaho cyane kuko nibo bazi uburyo metodoloji zabo bazikora na pedagoji n'izi ukuntu bagenza reka twigire ku miryango ku babyeyi ndagira ngo wenda nkwibutse akantu kamwe kabayeho mu myaka yashize sinibuka neza umwaka uwo ari wo urabizi ko biriya bihugu bya western nibyo dufatiraho modo cyangwa se nabo bafite uburyo media yabo yagutse none ibintu byabo tukabimenya twabyanga twabyemera ubu ngubu muri Amerika ntago nzi niba ari abantu benshi bazi ko Young Grace yabyaye atashatse umugabo sibyo mubo mu Rwanda ariko mu Rwanda uramutse ugiye gushaka abantu bazi ko murumuna wa Britney Spears yabyaye adafite umugabo ako kantu nonka ari uburyo amakuru yabagenda ari uburyo bayavuga n'ingero urabona wenda ntavuga Young Grace mukagira ngo nukumwibasira cyangwa se hari ikintu dupfa urabona n'abahanzi bo muri sinema nyarwanda baraza ejo bundi hari n'uwarimo kuvuga ngo ariko ngo ni icyorezo ngo mu bahanzi ngo bo muri sinema bara ba actrice ngo hafi ya bose ngo baramaze kubyara ngo baragiye gukina filime barabanje kubyara umukobwa wa murumuna Britney yagize gutya arasama abyara atarashaka haje gukorwa imibare basanga abakobwa bose bari abafana be yabyaye afite 16 bose babyaye mukanya rurimo kuvuga ko ingo ziri monoparental zirimo kugenda zizamuka no kuvuga ingo zikuriwe n'umubyeyi umwe mu by'ukuri wowe ubibona uti no kuvuga ngo wumvise uburyo abantu benshi bishimira kwigirira abana batiriwe bashaka wumva abantu babagiriye inama ari nkaho ubagira inama umuntu akubwiye ati ngewe ndumva nakwishakira umwana umwe cyangwa babiri sinirirwe nshaka umugore wamugiriye inama se wumva ntacyo bitwaye inama namugira
nuko icyo ni ikintu gishobora gutera ibibazo bikomeye. Yego. Kuko niba umwana twavuze yuko umwana w'umuhungu yigira kuri se, umwana w'umukobwa akigira kuri nyina, ibyo akora kugira nawe azavemo umugore cyangwa umugabo w'igihe kizaza. Yego. Niba adafite uwo role model we automatically mu buzima bwe wishakiye undi muntu ku ruhande. Yego. Niyo mpamvu azakora iki? Azashaka baba icon nk'icyo kintu waruvuze, ashaka umuhanzi agira se, ashaka umuhanzi agira nyina, ku buryo we azamwishushanyamo kuruta uko yishushanya ku bantu bagira bavukana bamubyaye. Yego. Kumva rero icyo ni ikintu kiri gusenya umuryango aho uva ukagera, dore ko no mu gihe cya kera mu banyarwanda ukuntu bari babizi, nta mupfakazi wabagaho, nta n'imfubyi yabagaho, kuko mu gihe hari umuntu w'umuryango upfuye cyangwa upfakaye akiri mutoya, bakoraga ku buryo bashaka umuntu muri famiye ubana nawe, babikoreye iki? Kugira ngo atandagara no kugira ngo ababyeyi bagire umubyeyi wuzuye. None se njyewe dore rero ahantu ibibazo bye bimbera, ni ukuvuga ngo njyewe niba ndera abana ndi njyenyine pe biramvuna, ariko nanone ku rundi ruhande nkabona nta stress mfite, nkabona ndaryohewe n'ubuzima, nkabona narabyibushye nasa neza ugereranyije n'igihe nari mfite undi muntu twirirwa duterana za gupigana. Mu by'ukuri umuntu nakubwiye ati njyewe numva nakwibyarira umwana sinshake, tujye tumwumva twumve ko ari ibintu byiza byakagombye gushyigikirwa. Njye ntabwo mbishyigikiye ku ruhande rwanjye, nubwo wenda mbona ari byo biryoha, ariko tugira inama mu ruhande rw'impande zombi. Ni ukuvuga tugira inama mu bagabo, wenda avuga ati njye nzabyara abana hanze gusa ariko sinzashaka, utugire n'inama ku bakobwa bumva icyo kintu kose, ugasanga afite n'umwanya wo kugishishikariza abandi, ukabona ameze nk'ushaka kwerekana ko ari bwo buzima bwiza. Ayo ni amakosa akomeye, ni amakosa akomeye. Biramutse binabayeho hari igihe Alex biba ikubayeho, ariko njye numva kuri jye igisubizo natanga, numva niba wa mwana bibaye ngombwa ko umubyara, nkuko bajya bavuga ngo abakobwa baravuga ati abagabo bazima barabuze, n'abagabo nabo bakavuga ngo abakobwa bazima barabuze. Icyo mbona ni uko mu kubikorera wa mwana, ngira ngo ujye ubona ko n'abazungu bakoze divorce, hari uburyo bagena uburyo abana bazarerwa, n'uburyo bazagena uburyo umugabo azajya aza gusura abana, n'umugore akagira uburyo abana n'abana, kugira ngo umwana yuzure akure mu impagarike n'ubutambike. Njye nkumva rero mu gihe bidashoboka yuko uwo muntu haboneka umuntu umusimbura, numva hashakwa umuntu navuga ko ari uza gusimbura wa mwana, kuko ngira ngo muri ya document nakubwiye ya traumatisme transgénérationnel, bavuga yuko mu gihe udafite umuntu ushaka gusimbura wakabaye papa wawe, washaka umuntu w'inyangamugayo, nkuko mu midugudu tugira abarinzi b'igihango, tugira inshuti z'umuryango, dufataho ko ari icyitegererezo kigomba kuba abantu bagomba kuba models. Uwo muntu yazamaze nka pareho muri katolike cyangwa marene. Hakura tugira abaparene, abamarene, burya no mu basukuti utanga toteme, tugira umuntu uzagukurikirana mukuru wawe. Ibyo tubikora kugira ngo akubere role model, akuyobore, umugisha inama kuri mukuru wawe. Ibyo bitanga ikirura gikuru kifasha igikuru gitoya, none ikirura gitoya kikubaha ikirura gikuru. Ariko muri jaride y'abasukuti nkumva rero kuri jye gutekereza yuko watekereza kuzibyara umwana wawe gusa nta se agira nta kibi, mbona yuko ubibona nyuma iyo umwana watangiye kujya muri ya ashbet, bita ashbet mu bugimbi bwe, nibwo atangiye kuba ikigenge, kubera yuko nta rutangira agira. Hari umuntu ugeze kutubwira akantu kameze nk'umugani, bavuga ngo iyo umwana wawe utamuhaye igitsure akiri mutoya mu busore bwe, cya gitsure akimarwa na polisi no gufunga. Akimarwa na polisi guseseho ubwo ko akimarwa no gifunga. Hari ahandi nigeze gusoma mu gitabo cyitwa, iki gitabo naragikunze cyane, nzasubira kugisoma nanone, igitabo cyitwa Between God and Gangster Rap. Harimo aka citation kavuzwe na Maria Carey, cyangwa se umwe Arakeri cyangwa Maria Carey, muri barabirabura hari ukuntu ngo bababuza guhana abana babo kugira ngo bakure ari ibyigenge. Noneho umupasiteri umwe yafashe ijambo ngo arigisha, arababwira ngo nudakubita umwana wawe inkoni ku kibuno
nakura azajomba icumu ku mutima wawe. Yakoresheje amagambo nk'ayo ngayo. Bivuze ngo bavandimwe twige guhana abana bacu cyangwa se twige no kugira ukuntu tubarera. Ku kintu kijyanye no kuba ngarutse kuri icyo ngicyo nakubwiraga kijyanye no kurera umwana ariko akabasha kubona uburere bwo ku ruhande rwa mama n'uburere bwo ku ruhande rwa papa. Reka wenda tube turetse bano bakobwa bagira gutya kisanga yabyaye ariko navuga ngo iyo barimo kuvuga ko ari ibintu byiza navuga ngo umupfaragwa akabyinira hasi. Nge kubwanjye byambayeho mwana wanjye bimaho sibanga ndataza kugira ngo hari umuntu ndashaka kwiyeza ntabwo nge niyeza ahubwo mba ngira ngo dusase inzobe tubwizanye ukuri ikibazo cyambayeho nundi ntikizamubeho wo kitarabaho ntikizamubeho. Hano impamvu wenda mbivuga gutyo ni ukuvuga ngo iyo ndebye ndavuga ngo kano kantu tugashingeho agati gutyo tuvuye kuri abo bakobwa babyara gutyo bikagenda gutyo. Wari wabona umubyeyi utandukana n'uwo bashakanye ariko akabuza abana kubona undi mubyeyi wabo. Mvuga ngo njyewe niba ntandukanye n'umugabo wanjye ariko nkumva abana banjye ntibagomba kubona se byo ubibona ute? Ibyo ni ubugome bukomeye cyane kuko ntabwo umuntu abura mwibyayeho. Ikindi icyo kintu ibintu bikunda kubaho cyane ugasanga bababyeyi bari gushaka uburyo biyaka icyaha cyabo baza gushaka ubucuti ku bana. Niba ari umugabo agashaka uburyo azana amabiswi neza abana ko bakunda biswi cyangwa bombo akazibagurira kugira ngo batangire competition bameze nk'abacuruzi. Papa n'umugore na mama barashaka kugira ngo bagure ubucuti kuri babana babo. Ibyo rero ni ukuvuga ngo ni kofuri bitari ngombwa ikindi bamwica n'abana kuko niba muri kubikora yanuza tukeka yuko abana ubwabo ntabyo babona ariko abana ni abahanga cyane. Umwana ibyo bamubwiye ntago abyibagirwa. Ndaguha urugero, hari umuntu ugeze kujya mu ngando turi mu ngando za skuti babana tuvuga ngo ni abatoni abemerera bombo. Amaze kwemerera bombo hashira ameze nka 6 atarayibaha. Abana bakajya baganira ngo uriya muntu yaratubeshye. Turamushefu yaratubeshye. Se kubera iki yababeshye? Yatwemereye muri yazido. None ukibaza we bombo abana 5 agomba gutanga amafaranga 50 warabivuze urabyibagirwa ariko umwana acyabyibuka kuri umubeshye. Yego. Iki nanone umwana umujyana mu ngano usumwe muzaho igikoma kitari n'isukari. Akazahuza nuko yabonye abantu bakuru ku mugore bajya kunywa kabyeri. Akazabwira iwabo yuko hari amafaranga y'abapyese akamuza nuko bajya kunywa byeri ku mugoroba. Uwo mwana afite hagati y'imyaka 6 na 12 ariko urakeka yuko ibyo mukora atabibona. Uko kuba mwabimye isukari umunsi umwe mu ngando umunsi umwe mwakoze ingando azabihuza nuko ku mugoroba mwagiye kunywa kabyeri kandi mwanditse irangazo ry'uko kujya kunywa inzoga bitemewe. None abonye abayoboye ingando bagiye kunywa inzoga ku mugoroba. Leta yihuza yuko ntabwo azategeka ko amafaranga ari anyuma ajya kugura inzoga. Bavuga yuko ari ya sukari y'umwapyese kandi bazabibwira ababyeyi. Urabona ababyeyi benshi iyo kosa bararigira ariko mubyeyi nakubwira ngo rwose nubona iki kiganiro ukaba waratandukanye n'uwo mwashakanye ariko warangiza abana bawe mwabyaranye n'uriya muntu ukumva ugomba kubikubana mu rwego rwo kugira ngo ubereke ko uri umutagatifu. Urimo urahemukira abana bawe nta nubwo uri guhemukira uriya. Dushatse twasoza nta kabazo usigaranye? Byose byakemutse. Byose byakemutse? Apo twibwirira rata gira ijambo rya nyuma ubwira abadukurikiye. Wenda aho natangira umwanzuro nuko ibibazo byose tugira mu muryango nyarwanda tubamo ntabwo ariko tuhura nabyo twenyine ahubwo birakwiye yuko twicara hamwe tukaba ababyeyi bazi gushakisha cyane cyane mu katolike ariko nemere yuko abatemwe de Jehova abahamya ba Yehova hari ukuntu bagira inama batanga kugira kibereye bw'abana nubwo rutabo bagira twitwa les jeunes s'interrogent tome ya mbere tome ya kabiri bafite n'icyitwa umwigisha ukomeye. Hari n'ikindi bagira ibibazo 10 urubyiruko rwibaza n'ibisubizo byabyo la tour de garde hasokamo article harimo ubumenyi bwinshi
usanga batanga ibisubizo ariko ngira ngo ntibagisohora amapublication ubu kuri jwa www.akadomo.org nkumva abo bantu rwose baduhugura utitaye kuvuga ngo ndi umusiramu ndi umugatolika ndi iki ngira ngo twese Imana dusenga n'imwe uwatanga ibisubizo by'uburyo tugira byagera ikindi nanone ku bakatolika hari encyclique papa yasohoye yitwa Christus Vivit kuvuga ngo Kristo ariho ni muzima naho ni encyclique cyangwa urwandiko papa yakoze kugira ngo agire inama urubyiruko rwe kandi ibibazo bafite aho yasoje avuga ngo rubyiruko turabizi muri abantu bihuta nimukoresha imbaraga zanyu mugiye kure ashoboka ariko twe tutagifite ingufu nimuhagera muzaduha akaboko mutuzamura nuko yasoje avuga Christus Vivit. Murakoze. Igitabo rero twari twazayemo ubumenyi twabasangije ni iki ngiki wazashobora kukibona cyane cyane ku bantu baba hanze ngo kigura $65 amayero ubwo ni hafi $20 amadolari ni 70 cyangwa 80 yes muzajye mugerageza gusoma nutabasha no gusoma ufatanye ugerageze kwegera abasomye bagufasha ahangaha agakoresho dushaka guhita tubabwiraho mu nota umwe gusa cyangwa ibiri iracyarimo aka gakoresho bakita acupressure foot mat hanyuma acupressure foot mat akaba ari udukoresho twifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zirimo cyane cyane imitsi zirimo indwara zifata nyine umutima n'ibindi bitandukanye ni ukuvuga ngo akangaka wowe icyo ukora ukagendaho urabona ko bakweretse ibirenge rero buriya ukuntu ibirenge bikoze ubu ni ubwonko iki ni igihaha amaso uko urungano ngogozi rwose rumeze dorurura ukomeza ukagenda inyama zose zo mu nda burazikoraniye hano muri ubu bworo bw'ikirenge bya bindi rero usanga bagukorera ibyo bita reflexology n'ibindi bitandukanye akangaka karabigukorera wibereye mu rugo iwawe utiriwe uhava ku buryo kuri babandi barwara indwara za nerf sciatique n'ibindi bitandukanye ubwo baba bakize nyine ni ukuvuga ngo kagukorera ibyitwa acupressure kakagukorera ibyitwa sujok magnetic na pyramid izi magnetic ngizi zirimo hano hagati uko ugenda ukandagiraho ukuntu duteye ni ukuvuga ngo dukoze ibidukoze n'ubundi nibyo bikoze isi hanyuma ibikoze isi mu bikoze isi harimo rukuruzi izi ngizi bita ema cyangwa se magnet hanyuma ubwo ni ukuvuga ngo ugakoresha ukuyemo inkweto nigeze kubakorera ikiganiro ku bijyanye no kugendesha ibirenge hasi icyo gihe ntabwo uba ukeneye kugendesha ibirenge hasi ahubwo aka kantu karagufasha ukagenda ukosora ibibazo byose byaba biri mu rutirigongo biri mu musokoro biri mu mitsi ibiri mu magufwa n'ahandi hose hatandukanye ndetse n'inyama zo mu nda ahangaha rero uramutse ugashaka wampamagara ni ya nimero ni yindi bamwe barayifite abandi ntibayifite ariko nimero ni 0788350667 umpamagaye ni ukuvuga ngo nakakugezaho ku mafaranga makeya cyane umpamagaye twavugana wenda ibindi ni ibyo ngibyo ubundi icyo bakubwira hano dore uko bakita bakubwira ko ngo be your own doctor with acupressures ibere muganga wawe bwite ukoresheje acupressures ahangaha hano uba uri kumwe na muganga wawe mu rugo akakuvura indwara zose waba ufite ukoresheje kano kantu reka wenda dusoze reka mbabwire ko mwakoze cyane gukurikirana ikiganiro tubashimira cyane mwese abamaze gukora subscribe abatarabikora mu bikore hanyuma niba byagushimishije bikwirakwize wibutse abandi bagenzi bawe yuko Ingara Channel ihari cyangwa se Jerry Mugwiza ko mpari mwakunze kumbwira ngo ni nkore channel yanjye narayikoze ni muze mukoreho subscribe kandi murebe ibiganiro kugira ngo mudutere inkunga zo gukomeza kandi noneho ibiganiro dukomeza gushyiraho mwe kuzajya mubicikwa narindi kumwe na Samantha Joyce Ongane twari turi kumwe ndetse na Nzajibwami Gapira Aristide rero Aristide Tapiri Gapira kuri Facebook niko yitwa
mwakoze cyane mwese turabashimiye reka dushimire n'abatumirwa bacu kandi twizera yuko n'ikindi gihe muzaza ikindi gihe muzongera mwitabira ubutumire bwacu mwakoze cyane nongeye nitwa Mugwiza Jerry kora subscribe kanda like kora share kugira ngo bikwirakwire kuri bose ubundi twikomerezanyize bye bye